Kristo akuzwe bavandimwe, turi mu byishimo bya Pasika. Pasika ni igihe cyo kurushaho kuzirikana ku kwemera kwacu, cyane cyane tuzirikana ku gaciro uwazutse yatuzaniye, ariko n'igihe cyo gusenga kurushaho. Kuko burya noveni ya mbere yavutse mu gihe cya Pasika y'Abayahudi, bitegura guhimbaza Pentekosti yabo. Nifuje rero uyu munsi ko tuganira ku kintu cyitwa noveni. Isengesho rya noveni rikomoka he? Ryaje rite? Rigomba gukorwa rite kugira ngo rishobore kwera imbuto zaryo? Rikorwa na bande? Ese gahunda ni iyihe? Ese iyo noveni igenze neza imbuto zikomokamo ni izihe? Rero ngo tuganireho muri aka kanya gato, ariko uwazagira ikibazo nyuma ashobora nayo kucyandika, cyangwa se abandi bakaba bakomeza iki kiganiro kubera ko bifuza ko ibiganiro nk'ibi ngibi bidufasha kurushaho gusobanukirwa n'ibyo twemera, byaba ibiganiro twasangira n'abandi. Ijambo noveni rero, noveni ni ijambo rikomoka nyine ku icyenda, nefu. Noneho nove muri izo ndimi zose zikomoka ku kilatini, icyenda hazamo icyo kintu cyitwa nove, nefu, nono, nk'ibyo ngibyo. Noneho gahunda akaba ari ukuvuga ngo iminsi icyenda. Iminsi icyenda rero yihe? Ni ya minsi icyenda intumwa zamaze zisenga, zitegura kwakira Roho Mutagatifu. Icyo ni igisobanuro cya mbere cya noveni. Noveni ni iminsi icyenda abakristo bamara bagamije gusaba mbere na mbere Roho Mutagatifu, cyangwa se bayobowe mbere na mbere na Roho Mutagatifu. Ni uko byari bimeze. Yesu amaze kuzuka mu bapfuye, nako amaze gupfira ku musaraba, akazuka mu bapfuye, yiyeretse abigishwa b'igihe cy'iminsi 40. Noneho akagenda ngo agenda agaruka. Yabaga hari mu by'ukuri kuko wazutse turahorana, ariko niwe ushobora kuduha ububasha bwo kumubona. Yahagarara abigishwa babasha gushobora kumubona, noneho bajya kubona bakabona ngo ahagaze hagati yabo, inzugi n'amadirishya byose bikinze, bakabona nguyu ngo ahagaze hagati yabo. Akababwira ati mugire amahoro. Niyo ndamutse dufite muri kino gihe ngo mugire amahoro. Icyo yaragamije ko bagira kurushaho bwari ubumwe, kugira ngo barusheho kuba umuryango umwe uzajya kwamamaza ingoma y'Imana, bose bagize nyine umuryango umwe. Noneho igihe kimaze kugera ku minsi 40, aza agamije kubasezeraho. Abasezeraho rwose, arababwira ati rero ubu ngubu ngiye kugenda, sinzabasiga muri mwenyine, nzabohereza Roho Mutagatifu. Azaza niwe uzagumya kubasobanurira ibyo nababwiye byose. Birumvikana ko abigishwa bashobora kwibaza ati Roho Mutagatifu wo ninde? Roho Mutagatifu uko twumva ameze nabo nk'umwe mu bariho, yaba ndi ndakuvuga nk'umwe mu bantu, kuko Roho Mutagatifu n'Imana ntabwo ari umuntu. Noneho baravuga bati ese yaba ndi? Numva bari bifitiye n'ubwoba. Ubwo rero ngo bava kuri uwo musozi w'Imizeti, aho Yesu nyine yabasezereyeho. Noneho bari aho ngo bagitegereje, nako batari bahava, babona abamarayika babiri, arababwira ati ko mutumbira mu ijuru muri kumara iki aho ngaho? Nimugende uko mubonye agenda ku buryo mudasobanukiwe, ni nako n'ubundi azagaruka, ku buryo n'ubundi mutazamenya. Ubwo rero ngo bava aho ngaho bajya muri cya cyumba cyo hejuru. Cya cyumba cyo hejuru muribuka ni cya cyumba intumwa zarimo, Nyagasani Yezu Kristo, hakaremerwa Ukaristiya, hakaremerwa ubusaseridoti bushya, bakanahabwa itegeko rishya ry'urukundo, rya rindi nyine tuvuga ko ari ryo riranga abakristo itegeko ry'urukundo. Niho basubiye rero muri icyo cyumba, ni naho bakiriye Roho Mutagatifu. Batubwira ko bagiye muri icyo cyumba ari abigishwa bari kumwe n'abadamu bamwe namwe, barimo na Mariya nyina wa Yezu Kristo. Byo mu byakozwe n'intumwa umutwe wa mbere, guhera ku murongo wa 7 murakomeza, niho batubwira yuko byari byifashe. Ngo bamaze iminsi rero 9 basenga. Aho ngaho niho hakomeye cyane. Ntibatubwira ngo basengaga iki, nayo masengesho bakoreshaga, bavugaga bate, bakoraga iki. Gusa ko bamaze iminsi 9 basenga, ariko gusenga biza ku nshuro ya kabiri, ngo bose barangwaga n'umutima umwe, bagashishikarira gusenga bari hamwe n'abagore bamwe
barimo Mariya nyina wa Yezu n'abavandimwe be. Turi gukomeza twumva noveni icyo ari cyo. Tumaze kubona ko noveni ari isengesho ry'iminsi 9 ryakozwe mbere na mbere n'intumwa bishoboye zitegura kwakira Roho Mutagatifu. Si intumwa zonyine, bavuga ngo n'abigishwa hamwe na bamwe barimo nyina Mariya nyina w'Imana nyina wa Yezu Kristo, bose bari hamwe. Ikintu ngo cya mbere na mbere cyari kibaranze ni ukugira umutima umwe. Abakristo bemeza gukora noveni bagomba kubikora bafite umutima umwe. Kubikora bafite n'uvuga ngo amarangamutima yacu, ibyifuzo byacu, imigambi yacu, intego yacu, hari icyo twifuza gusa, turi gusaba dushaka kugera ku nzu umwe, dufite umutima umwe, twese turi gusaba twerekeza mu cyerekezo kimwe. Umutima umwe rero ni ikintu gikomeye, kubera ko abakristo bashobora guhurira mu kiliziya, imitima iri mu kiliziya ingana n'uko abakristo barimo bangana. Hari ndetse n'amasengesho ashobora kuvuga amwe agamije kubwira abandi nabi. Batubwira ko mu mateka y'igihugu cya Haiti, cya gihugu cya mbere cy'abirabura cyageze ku bwigenge, bari abacakara, abirabura bari abacakara b'abazungu, noneho bakabahatira kujya gusenga, bakanabatiza rwose, bakabatizwa ku ngufu. Bamaze kubatizwa ariko bakajya gusenga bo kugira ngo basenge Imana abazungu bazanye cyangwa se Yezu Kristo, bo bagasenga ibigirwamana byabo byo muri Afurika. Ku buryo buri mutagatifu wiyambazwaga icyo gihe bajyaga mu kiliziya, bakajyaho bazi ko nayo bafite niba ari umutagatifu w'umugore bakagira umugore w'ikigirwamana cyabo, bari bari umugabo bakagira umugabo w'ikigirwamana. Ku buryo ushobora kuvuga umunsi wa Yozefu mutagatifu bakaba bafite bo undi muntu bazi uwo munsi bavuga, wavuga Bikira Mariya akaba afite undi baza bavuga. Ku buryo babaga bahari ku buryo bw'umubiri, ariko ku buryo bw'umutima mu by'ukuri batari gusenga bashyize hamwe. Muzi nuko byarangiye bakoze revolisiyo, bakirukana abazungu. Noneho ku buryo ubu ngubu mu gihugu cya Haiti ijambo ry'ikigirwamana cyitwa vodu ni idini ryemewe, ni idini rya bango officiel, niyo dini rya leta. Nubwo andi madini nayo ahari nk'ubukristo, ariko iyo bya vodu kuko bumva ko ari byabohoye babikomeyeho. Ni ukuvuga ikintu ko abantu bashobora guhurira mu kiliziya badafite umutima umwe, bashobora guhurira mu ikoraniro ryo gusenga badafite umutima umwe. Icya mbere tugomba gukora ni ukuvuga ngo hari icyifuzo turi gusabira, itekerezo turi gusabira, ariko twese dufite umutima umwe. Intumwa zari zifite umutima umwe, ko zavuga ziti ubutumwa twahawe bwa Yezu Kristo bugomba gukwira isi. Kugira ngo bukwire isi tugomba kuba twunze ubumwe. Kugira ngo twunge ubumwe, mureke tube hamwe iyi minsi, noneho dusabire ikintu kimwe, ko tubanza kumva neza ubutumwa twahawe, tujye kubwamamaza, abo dutegereje uwo Roho Mutagatifu tutazi uko azaza, azaba ari inde, azaba ameze ate, bo byose babishyize mu biganza by'Imana. Bafite rero umutima umwe kandi bashishikariye gusenga. Ntabwo bari kubishishikarizwa, ntabwo ari itegeko, oya, buri wese ashishikariye kujya gusenga, kubera ko bafite gahunda yo guhura n'Imana, afite gahunda ariko noneho atari wenyine, bo guhura n'Imana nka community. Ari niho haza rero ko noveni ari isengesho mbere na mbere ryawe bwite. Hari icyo gitekerezo cyo gusaba, niyo mpamvu ushobora no gukora noveni nawe ubwawe wenyine, ufite umutima umwe wowe ubwawe, ku buryo usaba ibintu bimwe ni uko umubiri ushaka, ari nabyo nawe wabishaka. Noneho ariko noneho bishobora no kuba n'isengesho rya kiliziya nk'iryo kuri Pentekoste, kuko irya mbere nyine ryabaye, noveni ya mbere yabaye ntabwo ari iy'umuntu umwe, ahubwo yari ikoraniro ryose rya kiliziya. Ingaruka rero zo gukora noveni ni izihe? Ingaruka ya mbere yo gukora noveni ni uko ureka Roho Mutagatifu akagutungura. Ngo abigishwa bemeraga ko Imana ishobora kubabwira, kubasubiza ikoresheje ijambo ryayo. Ubwo rero ngo mu gihe bari hamwe ku munsi wa 10, bamaze iminsi 9 basenga basiba, ngo ku munsi wa 10 umuriro umeze nk'inkubi y'umuyaga uva mu ijuru, maze wuzura mu nzu bari bateraniyemo. Ubwo bose buzura Roho Mutagatifu, batangira kuvuga mu zindi ndimi uko Roho abahaye kuzivuga. Byakozwe n'intumwa mu kwa 2, murongo wa 2 kugeza ku murongo wa 4. Vuga ngo noveni ikintu cya mbere igomba kutugezaho ni ukuvuga ururimi rumwe. Kuvuga ururimi rumwe.
kuvuga ururimi rumwe si uvuga ikinyarwanda, si uvuga igifaransa, si uvuga icyongereza, si uvuga igiswahili. Kuvuga ururimi rumwe ni ukuvuga imvugo y'urukundo abantu bose bashobora kumva, kuko abigishwa bose bari abayahudi, nyamara ngo bavugaga mu rurimi ku buryo abari aho bose buri wese abumva mu rurimi rwe kavukire. Biratangaje, bajya bavuga ngo iyo umuntu abara amafaranga ngo abara mu rurimi rwe rwa kavukire. Ariko noneho hano ho batubwira ati igitangaza cyo kuri pentekosti ntabwo ari uko abantu bavuze indimi nyinshi, oya, ahubwo ni uko abigishwa bavugaga ururimi rwabo, ariko buri wese akarwumva mu rurimi rwe kavukire. Icyo ni igitangaza cyo kuri pentekosti, kuvuga ururimi rumwe. Rero murabizi namwe, iyo dufate nk'urugero ku bantu b'abafiyanse bari kurambagizanya, iyo bakiri kurambagizanya bakundanye, nta nubwo bakenera amagambo menshi, ijambo rimwe rirahagije, cyangwa no kurebana gusa, kurebana, gukoranaho, kwitegerezanya, impumuro. Hari ibintu byinshi byonyine bihagije mbere y'amagambo, ku buryo ashobora kuba atanavuze, ariko iyo hari urukundo ubutumwa bugatambuka. Muzabe iyo bikurikiyeho rero, iyo bamaze kubana bagashimana bakubaka urugo rwiza, n'ubundi ntibakenera amagambo menshi, uwo buri wese amenya icyo mugenzi we akunda, kandi akaba azi ko nagikora biri butungane. Iyo hari abagize ibyago rero bagatangira gushwana no gusubiranamo, muzi uko bigenda, bavuga ati ntabwo numva icyo uvuze, ntabwo numva icyo uvuze. Baba basubiye rero i Babeli, ngo bamaze gusubiranamo, umwe agafata itafari yariha mugenzi we akamukubita umwuka, ati ibyo bintu ukora ni ibiki? Bagatangira gusubiranamo. Abigishwa bo basohotse mu cyumba cyo hejuru bari kuvuga ururimi rumwe, ku buryo abandi bose bumva bavuga mu rurimi rwabo. Ikindi bari buzuye ni Roho Mutagatifu. Kuzura Roho Mutagatifu ni ukuvuga ngo amarangamutima yawe yose, ibitekerezo byawe, ibyifuzo byawe byose ni amahoro, ni ibyishimo, ni urukundo rwagusabye, rwagukwiriye ahantu hose, ku buryo wumva umuntu wese ushobora kumuhobera ukavuga uti nawe uri umwana wa Roho Mutagatifu, nawe uri uwa Roho Mutagatifu. Uwuzuye Roho Mutagatifu ni uwo yuzuye urukundo. Ubu ngubu rero ibyo akora ntabikora kubera ko abitegetswe, ahubwo abikora kubera ko urukundo rwa Kristo rumwohereza kubikora, nk'uko Paul Mutagatifu nabitubwira ati urukundo rwa Kristo ruraduhibikanya. Iyo twumvise ko hari umwe wadupfiye, nawe tuba tugomba kwitangira abandi. Iyo ni imbuto yindi ikomeye cyane, kuzura Roho Mutagatifu, kuvuga ururimi rumwe, kuzura umuriro utuma usohoka aho ngaho ujya kwamamaza urukundo rw'Imana, usohoka aho ngaho ujya kuvuga urukundo rw'Imana. Muri kumva ari uko bimeze. Ntabwo gukora novene ari gahunda yo guhindura umutima w'Imana, kuko Imana yo n'ubundi ihora ihari, ahubwo ni twe tugomba guhinduka, tukakira uko gutungurwa na Roho Mutagatifu, tukakira ubwo bushake bwa Roho Mutagatifu, tukakira ubwo bushake bw'Imana. Ntugomba gupanga mbere ngiye gukora novene, ndabizi neza bizagenda gutya, ahubwo mvuga ati ngiye gukora novene, uvuga nka Bikira Mariya ngo ndi umuja wa Nyagasani, icyo ushaka ni igikorwa, icyo Imana ishaka aba aricyo gikorwa. Novene zimwe na zimwe, urabona nk'ubu turangije novene y'impuhwe, niyo itangira gatanu mutagatifu, ikarangira ku cyumweru cya kabiri cya Pasika. Hari novene nyinshi cyane dukora, hari za Bikira Mariya, hari z'abatagatifu, hari z'abantu bakora nyine barimo, cyane cyane novene y'ingenzi nimwe dukora guhera ku munsi ukurikira Ascension kwa gatanu, ikarangira ku munsi mukuru wa Pentecost nyine, kuko niyo novene nyayo yo gusaba Roho Mutagatifu. Kiliziya yose yagombye gukora iyo novene yo gusaba Roho Mutagatifu, bakarimba Veni Creator Spiritus buri munsi, kugira ngo uroho w'Imana yongere agaruke, avugurure imitima yacu, avugurure ibihugu byacu, avugurure kiliziya zacu, avugurure n'imisengere yacu. Iyo ni novene intumwa zakoze. Murabona imbuto yindi ikomeye ni ugutinyuka bagashira ubwoba. Ahari ubwoba hakagira ubutwari, bakava aho ngaho rero bakajya n'imbere y'inama nkuru. Ibyo turi gusaba muri kino gihe, umutwe wa kabiri byakozwe n'intumwa, uwa gatatu, uwa kane, uwa gatanu, uwa gatandatu. Iyo mitwe yose igaragaza izo mpaka zari ziri hagati y'intumwa
za mbere n'abakuru b'umuryango bati twabujije kwigisha muri iryo zina, aho bati ntidushobora, aho kumvira abantu tuzumvira Imana. Umutwe wa gatandatu n'utubwira ba Stefano buzuye Roho Mutagatifu, ukuntu nabo bose batangiye guhita bamamaza iyo ngoma y'Imana. Bivuga ngo rero gushira ubwoba, kuko uba uzi neza ko wamaze guhabwa imbaraga zirenga n'urupfu rwo muri iyi si, utegereje ubuzima bw'iteka. Uri muri novene ntabwo ushobora kuyikorera gusa ibintu byo muri iyi si, ugomba kuba ufite icyerekezo cy'ubuzima bw'iteka. Aho undi yikoreye kubona amafaranga, ukabona amazu, ukabona amamodoka, bimaze iki se ko n'ejo ushobora kubibura? Ariko iyo ukoze kugira ngo umutima wawe uhinduke, urushaho kwegera Imana, bakuneza tubwira ati mubanze mushakashake ingoma y'Imana, ibindi byose muzabihabwaho umugereka. Iyo uyikoze gutyo rero uba uzi ko ibindi byose bizaza ari umugereka. Izo ni imbuto za novene. Imbuto za novene ni ukuba wemera nyine ko icyo ijambo ry'Imana rivuze kirikora, kandi iryo jambo ry'Imana iyo rimanutse ntirishobora gusubira ritarangije gahunda yarizanye. Bo turabizi ko novene ziri ukwinshi nyine, maze kubinyereraho. Ariko noneho twibaze rero, umukristo ukora novene agomba mbere na mbere kuba ameze ati. Umukristo ukora novene yiyemeza gufata umwanya, bati ngiye gufata umwanya, cyangwa ikoraniro ryacu twashyize hamwe, turicara turavugana, dusanga tugomba gufata umwanya wo gukora isengesho mu gihe cy'iminsi 9. Gufata umwanya mukiyemeza amasaha muhuriraho, mukiyemeza gahunda muri bukore iryo sengesho, kuko Imana yiho iri kuri randevu, aho bavuze uhuye n'Imana, Imana y'ibihari. Gufata umwanya ugakora ku buryo muri iyo minsi ubuzima bwawe bwose buba butekereza amarangamutima, mbese abahuye n'amarangamutima y'Imana. Bivuga ngo icyo Imana ishaka ni iki? Icyo Imana ishaka ni uko umuntu wese akizwa. Icyo Imana ishaka ni iki? Icyo Imana ishaka ni uko abantu barushaho kugira ubumwe. Urabona umutwe wa 17 w'ivanjiri ya Yohane, Yesu avuga ati rwose bose bumwe uko data njyewe nawe turi umwe. Ni nako yifuza ko n'abakora novene bagomba nyine kugira ubwo bumwe butagabanurwa n'ibishobora kuba birimo bikomotse ku bantu gusa, abo kurushaho kugira ubumwe, kuko na gahunda mu kwamamaza ingoma y'Imana nyine abantu bashyize hamwe. Isengesho rya novene maze kuba bakora ku gihe cyose, ariko abiyemeje kurikora biyemeza no gukura mu buvandimwe, bakazamukana mu buvandimwe, mu kurushaho kumenyana, mu kurushaho kuzamuka mu buvandimwe. Hari icyifuzo ari kimwe, ariko ingoma y'Imana ikwira mu mitima yabo. Icyifuzo ari kimwe, ari uko barushaho kuyoborwa na Roho Mutagatifu. Ubusanzwe iyo minsi 9 ya novene nyine, buri munsi haba hari icyifuzo, hari n'isengesho rigomba gukorwa. Kenshi hakaba hari isengesho rimwe rikorwa buri munsi, ariko ryiyongera ku isengesho rya buri munsi. Muri iyo minsi 9 hari rimwe rigomba gukorwa, ariko buri munsi hari icyifuzo gisabirwa cyangwa se isengesho riri gusabirwa. Noneho hongeraho amasengesho ya Kristo asanzwe, dawe uri mu ijuru ndakuramutsa Mariya wawe Imana Data. Noneho hakazamo no gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo turusheho kumva ko bya bindi biriho no gushaka kw'Imana. Novene z'abatagatifu ni umwanya wo kuzirikana ku buzima bw'abo batagatifu, kugira ngo dushobore kugenda turushaho gusa nabo. Iza Bikira Mariya nazo ni nyinshi, byo gahunda zirumvikana, ni ukurushaho kwiyambaza umubyeyi wacu Bikira Mariya. Ariko mu nce zose, muri novene zose, abazikora ni abakristu babatijwe, bayobowe na Roho Mutagatifu, kuko ari we novene ya mbere nyine yari igamije kujyaho. Iryo sengesho rero ry'iminsi 9 abakristo bagomba gukora nyine bunze ubumwe, rirangira ari uko mwagiye mujyana ikintu mwiyemeza. Novene zijyana no kwiyemeza. Murabibona wowe ubwawe uyikora muri icyo gihe, uba uri kuvuga uti ngiye kurushaho kuba umukristo. Kuba umukristo ni ukuba uwa Kristo. Ni amagambo, kubatizwa no kuba umukristo. Burya umukristo wese yarabatijwe, ariko abatijwe wese ntabwo ari uko ari uwa Kristo. Niyo mpamvu muri novene ntabwo bigarukira gusa ku isengesho ngiye gukora ngewe, ahubwo bijyana no kuvuga ngo mbese mu buzima bwanjye bwa buri munsi
ni iki kiri kwerekana ko ndi kurushaho kuba umukristo? Turabizi noveli nyine ijyana no kwiyemeza kugira impuhwe. Turibuka za ngingo z'impuhwe nyine zaba hari ibikorwa by'impuhwe ukora ku buryo bw'umubiri n'ibikorwa ku buryo bwa roho. Iby'umubiri nibyo bizwi cyane, hari ukugaburira ushonje, ukamuha amazi, ufite inyota ugasura imfungwa, ukakira abarwayi, ukambika uwambaye ubusa, ukakira impunzi. Ibyo byose ni ibikorwa by'impuhwe ku buryo bufatika. Ariko hari igikorwa cya nyuma cy'impuhwe kivuga ngo gushyingura imirambo yose yanditse ku gasozi. Kuvuga ngo ni ukuba by'impuhwe bisanzwe by'ibikorwa birindwi, harimo no guha uburuhukiro abacu bapfuye. Ibyo tubikomora nyine muri Bibiliya, nanone Ivanjiri ya Matayo 25, ariko no mu gitabo cya Tobi batubwira cyane rwose ko Tobi nta kindi yakoraga uretse kwirirwa ashakisha imirambo yose yanagaye, kuko abaga azi neza ko iyo hari imirambo yanagaye ku gasozi aba ari imivumo abantu baba bari kwikururira. Tugomba gukora ku buryo abacu bose baruhukira mu mahoro. Ni izo ngingo rero uko ari indwi, ibikorwa by'impuhwe biranga nyine imikorere yacu ya buri munsi. Ibindi byo ni ibya roho, ni ugusenga, no kujya mu misa, ni ukugira umwanya nyine wumva ko umutima wawe wose weguriye Imana. Mbese muri make bituma nyine urushaho kumva nyine ko wegereye Imana. Noveni rero iyo uyirangije wagombye no gufata ibyemezo. Iyi noveni ibwo irangiye ndafata ikihe cyemezo? Ese niyemeje kuzaba nte nyuma y'iyi noveni? Gufata ibyemezo ntabwo ari ibyemezo bitandukanye namba n'ibyo intumwa zafashe, kuko iyo Mutagatifu akuyoboye, iyo urangije noveni ukurikiza gahunda yaguhaye. Gahunda ya mbere rero ni ugushishikarira gusenga. Murabona za ngingo ziranga nyine abakristo ba mbere usanga mu byakozwe n'intumwa umutwe wa 2 guhera ku murongo wa 42 kugeza 47, ariko no mu mutwe wa 4 nabwo babigarukaho. Ibyo bintu bine bigomba kuranga umukristo uvuye muri noveni cyangwa gukora noveni. Icya mbere ni ugushishikarira kwigishwa. Imana yabwiye umuhanuzi Ozeya, ubwoko bwanjye burarimbutse kubera kubura inyigisho, kubera kudasobanukirwa. Nitwe rero tugomba gushishikarira kwigisha imbaga y'Imana dushinzwe. Ariko iyo mbaga y'Imana ifite ijambo ry'Imana, ifite Bibiliya, ifite gatigisimu, ifite amategeko y'Imana, nayo igomba gushishikarira no kwiyigisha. Erega n'umwigisha ashobora no gutana, kuko abasanzwe wenda yarayobye. Murabyibuka mu Ivanjiri ya Matayo 23, hari ahantu batubwira bati mwebwe mufite imfunguzo z'ijuru, ubwo ntimushaka kwinjira, n'abagana ntimutuma binjira. Rero ati ahubwo muragowe. Rero ijambo ry'Imana ryo rigomba kutuyobora ibintu bimeze bityo. Ibindi bishobora kuba wenda ari amarangamutima, ibikomere, ibibazo, impamvu za politiki, ariko noneho niba ufite ijambo ry'Imana nawe ubwawe ugomba kumenya kwiyigisha. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni ukumaranira umubano wa kivandimwe. Umukristo ntabwo akurikiza amategeko y'isi, akurikiza icyo Ivanjiri imubwira. Ubuvandimwe rero ni impamvu zashishikariraga kubana kivandimwe, gusangira ubuvandimwe. Si no kubana kivandimwe gusa, no gusangira ubuvandimwe. Ukamenya ibikubabaje, ukamenya ibimbabaje, ukamenya ibishimishije, ukamenya ibigushimisha, mbese tukarenga, kuko ubukristo buduha isano isumba iy'amaraso, kuko aba ari ubuduha isano ya kiroho, aho Kristo mukuru wacu atubyara mu bana b'Imana. Adoption, twabyawe mu bana b'Imana na Kristo. Niyo mpamvu rero ubwo buvandimwe umukristo agomba no kumanira kwirukana ikintu cyose gishobora gutuma ubwo buvandimwe butagerwaho. Kuko niba twarabatijwe twabaye umwe, igihugu cyacu ni ijuru, izina ryacu ni abakristo, itegeko ryacu ni urukundo. N'ibyo ibindi byose bishobora kuzamo bikomotse ku bantu, bikomotse ku bintu, bikomotse ku iki, ibyo bwo guti ahangaha nta bukristo bukirimo, hajemo ikindi kintu kindi kitari ubukristo. Icya gatatu intumwa zari zahuriragaho ni igitambo cya misa. Guhura kugira ngo
Kristo ubumwe bwacu tumuhabwe kenshi, bitume turenga amacakubiri ayo ari yo yose. Kristo ubumwe bwacu akaduhuza kugira ngo turenge amacakubiri ayo ari yo yose. Yewe abakristo bashishikarizwa no guhazwa ahari buri munsi, kugira ngo uko umuhawe benda urushaho guhinga bireze, ariko guhazwa buri munsi si ho guhinduka umukristo, oya. Ahubwo ugomba kugenda uvuga uti uwo mpabwa reka mureke gumya mpindure. Ushobora kubikora ku buryo bw'imihango bikarangira, cyangwa kugira ngo abandi babone nyine ko bagiye guhazwa bikarangira. Ni ukuvuga ngo rero umukristo ni wa wundi uvuga uti ngiye guhabwa Kristo kugira ngo mutware muri njyewe, ayobore ubuzima bwanjye, ayobore ukubaho kwanjye. Umukristo abakristo twitwa ba Kristoforo. Kristoforo ni ukuvuga ngo utwaye Kristo. Ingingo ya kane rero nyine ni ugusenga ubutitsa. Ngo basengaga buri gihe, noneho ngo abantu bose bakabizera bakanabubaha, kubera ko babaga bunze iki? Ubumwe. Bakagira rero umutima umwe. Ni nayo ngingo ya nyuma igomba kuranga abakiriye ubukristo. Twebwe abakora noveni, ubu ngubu turangije nababwira noveni y'impuhwe, ariko noveni ushobora kuyikorana buri gihe, ushobora no kubitekereza buri gihe. Yewe nabashishikariza kubitegura gukora noveni ya Pentekosti, kugira ngo twakire Roho Mutagatifu adutoze ku bumwe, atwumvishe ubwo bumwe, ariko cyane cyane abakristo bari muri noveni bitume banayisohokamo bajya gukora bwa butumwa, ibyiza bakuye imbere y'Imana babisangize abandi. Umubyeyi Bikira Mariya w'umwamikazi w'intumwa, we wari muri noveni ya mbere hagati y'intumwa nk'umubyeyi uri kwakira kuba umubyeyi wa Kiliziya, natube hafi natwe adufashe. Ndabibutsa ko iya noveni yari ikomeye. Ya noveni ya mbere yari ikomeye kuko bwabaye ubwa mbere umuryango wa Yezu ku buryo bw'amaraso ushobora kwicara n'umuryango wa Yezu ku buryo bwa roho. Abavandimwe banjye ni bande? Yezu amaze gutangira kwigisha gukora ubutumwa bwe, yaragiye atora intumwa abantu azigiye cy'imyaka 3. Urabona ko akenshi hazagamo utubazo mu muryango we batari no kubyemera cyangwa batumva ibyarimo. Ibyo ni ibintu byashobokaga. Hari ubwo imiryango yacu imibereho yabo ishobora kutumva ibyo turimo, ariko noneho byabaye ngombwa ko igihe kimaze kugera ku munsi nyuma bitewe kwakira Roho Mutagatifu, iyo umuryango ku buryo bw'amaraso n'umuryango ku buryo bwa roho bamara iyo minsi bari hamwe, kugira ngo bitozanye kumenyana, banakorera ubutumwa hamwe. Birashimisha ko muzabona ko umwe mu babyara ba Yezu witwa Yakobo niwe waje kuba umushumba wa mbere wakiza i Yerusalemu. Kandi mbere ntabwo no dukesha ibaruwa ya Yakobo, mbere ntabwo yari mu bayoboke cyane, ariko iyo minsi bamaranye Bikira Mariya hari abandi bana yabyaye mu nda ye ku bwa roho, ndavuga ya Kiliziya iri kuvuka, n'aba bandi bari yari asanzwe ku buryo bw'umuryango, bakorera hamwe, basohokamo bose ngo bavuga ururimi rumwe. Kubera ngo ya noveni ya mbere yabaye igitangaza, we yatumye umuryango wa Yezu ku buryo bwa roho uhana n'umuryango wa Yezu ku buryo bw'umubiri, bakamenyana, bagakundana, bagasengana, bagasohokamo bose buzuye Roho Mutagatifu, bagiye kwamamaza Roho Mutagatifu. Mpamvu bashishikariza kuzakora noveni ya Pentekosti ni ukugira ngo nyine ubwo buvandimwe tudakomora ku maraso gusa, buzamuke bube ubukomoka kuri roho. Noneho umunsi wa Pentekosti uzabe koko umunsi wo kwakira Roho Mutagatifu, kugira ngo abakristo bose bavuge imvugo imwe mu muryango umwe, bazi ko bose icyemezo cyabo ari ukugana mu ijuru. Niko tuba tubyibagirwa. Ntabwo iby'isi tuzabisiga aha ngaha. N'uyu munsi hari abari kugenda bagana mu ijuru. Icyerekezo cy'umukristo ni ukugana mu ngoma y'ijuru. Nicyo mbifuriza rero ko tuzahurira mu ngoma y'ijuru nk'abavandimwe basenganye, abagiye barushaho kurenga isano y'amaraso bakajya mu isano y'urukundo, bagiye barenga ibitekerezo byo muri iyi si bakajya mu bitekerezo bikomotse hejuru, bikomotse mu ijuru. Noneho tukazashimira Imana yacu yaduhaye gutsinda amacakubiri ayo ari yo yose. Imana rero ibahe umugisha ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.